Muraho neza nshuti nk'amaguru, amahoro y'Imana nadusakareho, tubashimiye kuba mwarahisemo neza muhitamo uyu muyoboro dusangiye witwa Inkomarume. Uyu ni umwanya mwiza wo gusogongera ku mateka y'u Rwanda binyuze mu ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo, ubwiru, ubucurabwenge, insigamigani, ibisigo, ibyegeranyo ndetse n'ibitekerezo. Njye ubibategurira kandi nkanabibagezaho ndi Inkomarume yanyu, ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu munsi twabateguriye amateka ashingiye ku genda shashi nkumenye nshaje. Uyu mugani umuntu awuca iyo ahubiranye n'ikintu kimushimishije mu mizo ya nyuma ariko atagifite urubuga rwo gukomeza kukihwaba, aribwo agira ati genda shashi nkumenye nshaje. Wakomotse kuri Kimenyi Getura, umwami w'i Gisaka ahayinga umwaka w'1700. Kera ku ngoma ya Cyilima Rujugira mu Rwanda n'iya Kimenyi Getura mu Gisaka habaye imihigo y'abo bami bombi bahiga inka nziza. Cyilima yavugaga ko arusha Kimenyi inka z'inyambo nziza, Kimenyi nawe akavuga atyo. Bukeye Cyilima atuma kuri Kimenyi ati ubu ngiye kukoherereza inyambo zishorewe n'abantu bakuru, nawe uzatoranye inka nziza zishorewe n'abantu bakuru, maze bazateranire iwawe bemeze iziruta izindi. Intumwa iragenda ibibwira Kimenyi, nawe arabyemera ndetse abyemera yishimye kuko yakundaga inyama bihebuje. Ubwo we ntiyari yitaye ku bwiza bw'izo nka, ahubwo yashakaga kuzibaga ngo azirye yumve uko inyama z'inka z'i Rwanda zirutana n'iz'i Gisaka. Nuko Cyilima atoranya inka z'inyambo nziza cyane, iy'urwirungu n'iy'ibihogo aziha abantu bakuru, barazishorera bazigeza i Remera ry'Imukiza kwa Kimenyi. Imukiza ni ukuvuga ibwami mu Runyagisaka. Barazimurika bati Cyilima yadutumye ngo murebere izi nka maze umubwire iruta indi ubwiza. Kimenyi abohereza ku macumbi bateganije ati nimugende, ejo muzaze nzababwira iruta iyindi. Inka arazisigarana. Bagitirimuka ategeka intarindwa ze kuzibaga. Bazikubita intorezo, bamaze kuzibaga benda inyama za bihogo n'iza rwirungu, barazikaza ni ukuvuga kuzotsa. Zimaze gushya bazimuzanira zitatuye, bati iyi ni iya Ruhwijima ni ukuvuga rwirungu, nayo iyi ni iya bihogo. Aziryaho zombi asanga iya rwirungu irusha iya bihogo kunura, ni ukuvuga kuryoha. Bukeye intumwa za Cyilima zishengira kwa Kimenyi zije kubaza uko za nka zirutana. Baravunyisha bahabwa icyicaro n'inzoga baranywa. Kimenyi araterura ati yemwe inka za Cyilima, mugende mumumbwirire ko Ruhwijima irusha bihogo kunura. Intumwa zirumirwa ziyumirwa ibyo ari byo. Abanyagisaka babegereye barabongorera bati yaraye aziriye, ubwo ni ukubabwira irusha ibindi kuryoha. Intumwa zirasezera zisubira i Rwanda zumiwe. Baraza babibwira Cyilima. Abateraniye aho bariyamirira babigira urw'amenyo bati wa muntu ni umuhanga koko, umuntu babajije ubwiza bw'inka akabuvugira ku nyama. Kimenyi mu mibereho ye yagiraga amererwa y'inyama cyane, ariko akarya iz'amagumba n'ibimasa gusa. Amaze gusaza abwira abasongozi be, ni ukuvuga ababazi, ati ubu ndashaje kandi nshaje ntararya ishashi ngo numve ukwinura, none nimurebe inyana y'ishashi muyibage muyikaze munzanire numve uko imeze. Iyi nyana barayibaga bakaza inyama baramuzanira, ararya asanga zimurutiye izindi yajyaga arya. Niko kwifata ku munwa ariyumvira arimyoza ati genda shashi nkumenye nshaje.
ubwo yavugaga ko iyaba atarashaje arizo yagiye arya zonyine. Kuva ubwo rero iryo jambo rye riba gikwira mu Gisaka no mu Rwanda, rihinduka umugani umuntu wese acira ku kintu kimushimishije mu muzo wa nyuma, atazakomeza kucyihwaba, akagira ati genda shashi nkumenye nshaje. Kumenya ishashe ushaje ni ukuvuga kumenyera icyiza mu nkitagihe.